Bana b'Imana, nta gihishwe kitazahishurwa. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri uyu wa kane tariki ya 30 Mutarama 2020. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cya kabiri cya Samweli, umutwe wa 7, umurongo wa 18 kugeza kwa 19, n'uwa 24 kugeza kwa 29. Zaburi ni 132. Ivanjili ni yanditswe na Mariko, umutwe wa 4, umurongo wa 21 kugeza kwa 25. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu yongera kubwira abigishwa be uyu mugani ati: harya bazanira itara kugira ngo baryubikeho ikibo, cyangwa ngo barishyire munsi y'urutara, si ukugira ngo rishyirwe ku gitereko cyaryo? Koko rero nta cyahishwe kitazahishurwa, nta n'ibanga rizahera ritamenyekanye. Ufite amatwi yo kumva niyumve. Arongera aravuga ati: mwitondere ibyo mwumva, igipimisho muzageresha nicyo namwe muzagererwamo, ndetse muzarengerezwaho. Kuko ufite byinshi azongererwa, naho ufite bike nabyo akazabyakwa. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe bana b'Imana, amasomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku ngingo igira iti: nta gihishwe kitazahishurwa. Ahasigaye ni ukumenya niba icyo uhishe ari kibi cyangwa ari cyiza. Mu isomo rya mbere hari ikintu cyiza Imana ihishuriye Dawudi, kiri mu mugambi wayo wo gukiza abantu, ko ari uzubakira Dawudi inzu. Noneho Dawudi ariyamiriye ati: ndinde Nyagasani uhoraho, kandi inzu yanjye niyihe kugira ngo ube uyigejeje ahangaha? None Nyagasani usanze ibyo bidahagije, maze uhishurira umugaragu wawe uko inzu ye izamera no mu bihe bizaza. Dawudi yumvaga ko iyo nzu izaba yubakisha amasederi cyangwa nk'amabuye, sima n'umucanga by'iki gihe. Ariko bavandimwe, inzu Imana izubakira Dawudi ni umwana wayo Yezu Kristo uzohereza ku isi, ufite inkomoko mu muryango wa Dawudi. Yezu niwe nzu nyakuri y'Imana. Ngiryo ibanga Imana ihishuriye Dawudi, ibanga ry'umukiro w'isi yose. Mu kigereranyo cy'itara rigomba gushyirwa ahabona kugira ngo rimurikire bose, Yezu mu Ivanjili araburira abigishwa be kwitondera ibyo bahishe. Niba koko ari amabanga y'ingoma y'ijuru ni byiza, ariko niba ari imigambi ya Sekibi ni bibi, kuko nta gihishwe kitazahishurwa, nta n'ibanga rizahera ritamenyekanye. Ni ukwitondera uko tugenzereza abandi, kuko icyo gipimo tugeresha aricyo natwe tuzagererwamo. Ntukamere nka wa mukobwa wagiye kwa muganga kubyara, nuko akabwira mugenzi we ati: ntuzigere uvuga ko ntwite, nibanga nkubikije nk'inshuti yanjye. Ese muvandimwe mwana w'Imana, mu mabanga ubitse ntayo shitani yakubikije ngo uyajugunye? Urahirwa niba ubitse amabanga y'Imana nka Bikira Mariya. Gusa amabanga yose y'imigambi mibisha ujye uzirikana ko abora. Nibwo uzabona ibyari amabanga byahindutse amabati, bigatangira kubomborana, urusaku n'akavuyo bikaba byose. Uzahungira he? Umukobwa wigaga muri segonderi yigeze kubyarira iwabo, acikiza amashuri kugira ngo akomeze kwiga kandi azibonera umugabo bitamuruhije. Afata wa mwana amwandikaho iwabo, sekuru na nyirakuru baramurera. Nuko uwacu yongera kwigira inkumi. Ageze mu ishuri ahahurira n'undi musore, barakundana nk'umukobwa n'umusore, baza no gushyingirwa. Nuko barabana, ntawe uzi icyundi yasize ku ivuko. Hagati aho umugabo yari afite nawe abana 3 yabyaye ku mpande, kandi akabitaho rwihishwa muri wa mutungo basangiye n'umugore. Nuko ku rundi ruhande n'umugore nawe akajya yita kuri wa mwana yasize iwabo rwihishwa. Bose bakabitaho mu mutungo wabo kandi batabiziranyeho. Ariko bareba uburyo binjiza amafaranga menshi, ariko basubira inyuma bagasanga nta kintu gikomeye bageraho gifatika. Batangira kwitana ba mwana, ariko baza kwanzura ko ari inyatsi bafite mu rugo rwabo, ngo nuko baroga, ngo ni ishyari ry'abaturanyi. Umunsi umwe muri icyo gihugu barimo, leta iza kuzana politike nziza yo kwita ku bana bose, kuko hari haragaragaye impfu z'abana ku buryo bukabije. Noneho bashishikariza umubyeyi wese ufite umwana kumwiyandikaho, akajya ahembwa miliyoni 3 zitunga umwana ku mwaka. Ugufite benshi agakubirwa, birumvikana. Wa mugore abyumvise yatekereza uko n'ubundi asanzwe ari we umwitaho mu gihe amusize iwabo rwihishwa, nuko ajya kumureba iwabo, amuzaniwe, amwereka umugabo. Umugabo ati: ariko madame, kugira ngo tujye duhembwa menshi, nanjye narakoze umushinga wo kwiteganyiriza uzunguka. Nuko nawe ahamagaza b'abana bandi 3 bari batatanye hanze. Ubwo biyongera kuri 5 bari basanzwe bafitanye. Abana bose baba 9 n'ababyeyi babo
bose buzura ikipe ya football, ubwo abacu bategereje kujya bahembwa bikomeye za miliyoni. Mbega mwebwe muvyeyi, nta bana wahishe hanze birwa babungera nka mayibobo kandi ufite umutungo uhagije wanze kubitaho? Umuhanda wabaye impetso koko? Umuhanda niwe uzagufasha kubarera? Muvyeyi, wowe wakorera mu ikanevu byagushimisha, uburere buruta ubuvuke. Bavyeyi, nimureke abana batahe mu nzu, nimubahishure, kuko igihe kigeze ngo uburenganzira bw'umwana bwubahirizwe. Umwana ni uwa babiri, umugabo n'umugore mugomba kwita ku bana banyu mukabarira Gikristo. Muvandimwe, uyu munsi tekereza ku migambi mibisha wagiye ushaka kwishoramo. Tekereza abantu wishe mu mutima wawe, abo wagiye ugambanira, abo wagiye uhigira kugira nabi, ibyo washatse kunyereza, ibyo washatse gukora rwihishwa, ibyo wakoze rwihishwa bigayitse, yewe biteye n'isoni. Uyu munsi ni ukubihishura ukabyereka Yezu. Uzinukwe kudasubira inzira y'umwijima, uhore wishimira ko ibyo ubitse ari byo gukiza abandi, biri mu mugambi w'Imana wo gucungura abantu. Niba hari amabanga ya shitani ubitse, yiyambure, uve mu bucakara bw'icyaha, igobotore hakiri kare, imigisha y'Imana igusendere. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladisirasi, murezi mu iseminari ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.